kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nzabagira ntabwo ari ibi ahubwo ni ibyiza. Hagatangira karirimba tuzajya mu ijoro kureba bariya. Ariko kugeza uyu munsi wa none hari n'abakozi b'Imana Imana yahamagaye ibahamagarira kugira ngo ironke ubugingo bw'abantu benshi, abantu bave mu byaha, abantu bave mu byangwa n'amaso. Ijambo ry'Imana iyo uryize neza cyane nk'umwana w'urubyiruko ukarikuriramo rirakurera iryo jambo rirakurera, hanyuma rigategura valeri yawe y'ejo hazaza. Umuvugabutumwa uzumva yigisha ibitandukanye no guhindura umuntu ngo ave mu byo yakoraga bitari byiza, ukumva ntirigamije kubwira umusambanyi ngo ave mu busambanyi, ukumva ntirigamije kubwira umujura ngo ave mu bujura, ukumva ntirigamije kubwira umuntu unywa amatabi cyane nk'urubyiruko usanga bajya mu biyobyabwenge, bakajya mu matabi, bakajya muri za kanyanga, bakajya mbese ugasanga batwawe nabyo, mbese byatwaye ubuzima bwabo. Ibyo rero iyo tubirebye nk'abavugabutumwa biratubabaza cyane, bigatuma twebwe twumva tubonye nk'abana b'urubyiruko bose tukabigisha ijambo rikabahindura, bagahindukirira ku mwami Yesu. Twebwe imitima yacu irishima. Ariko kakanya twakugereye ku muntu uvuga ivugabutumwa. Uyu muntu nta wundi, reka mbihere amaso mu mwirebere anabibwire icyo ari cyo. Mu by'ukuri niwe ufite byinshi byo kutubwira. Urakoze cyane. Nitwa Jean Baptiste, ndi umupapa, ndi umugabo mukuru nk'uko ubibona. Ni ukuvuga ngo nk'uko wabivuze, nkora umurimo w'ivugabutumwa dukora ni ukugira ngo duhindurire abantu ku mwami Yesu. Ijambo ni nayo ntego y'ivugabutumwa, kuko ivugabutumwa iteka ryose niwumva ivugabutumwa uzumve ko ari ivugabutumwa rifite intego yo guhindurira abantu ku mugabo witwa Kristo. Guhinduka ni iki? Iyo umaze kumva ijambo ry'Imana ukaryigishwa neza rikagucengera, ukaryumva mu mutima wawe, riraguhindura. Iyo rimaze kuguhindura ugahinduka, wakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu aho uzabona yaba ari igiterane, yaba ari ivugabutumwa runaka, haba ari no mu rusengero, uzumva umuvugabutumwa uwo ari we wese. Umuvugabutumwa uzumva yigisha ibitandukanye no guhindura umuntu ngo ave mu byo yakoraga bitari byiza, ukumva ntirigamije kubwira umusambanyi ngo ave mu busambanyi, ukumva ntirigamije kubwira umujura ngo ave mu bujura, ukumva ntirigamije kubwira umuntu unywa amatabi cyane nk'urubyiruko usanga bajya mu biyobyabwenge, bakajya mu matabi, bakajya muri za kanyanga, bakajya mbese ugasanga batwawe nabyo, mbese byatwaye ubuzima bwabo. Ibyo rero iyo tubirebye nk'abavugabutumwa biratubabaza cyane, bigatuma twebwe twumva tubonye nk'abana b'urubyiruko bose tukabigisha ijambo rikabahindura, bagahindukirira ku mwami Yesu. Twebwe imitima yacu irishima, tukumva dushimiye Imana yabahamagaye, dushimiye Imana yabazanye, dushimiye Imana ibafiteho umugambi mwiza. Ubundi Imana igira umugambi mwiza ku muntu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nzabagira ntabwo ari ibi ahubwo ni ibyiza. Ijambo ry'Imana iyo uryize neza cyane nk'umwana w'urubyiruko ukarikuriramo rirakurera, iryo jambo rirakurera, hanyuma rigategura valeri yawe y'ejo hazaza, rigategura icyo uzaba cyo ejo hazaza.
niho uzasanga ukumva umwana yakuriye mu itorero, ukumva ngo abaye pasteri, ukumva ngo abaye umuyobozi runaka, mbese ugasanga no mu buzima busanzwe uwo mwana aba ashakishwa. Mu kinyarwanda cy'iki gihe cyangwa se mu mvugo y'iki gihe baravuga uwo muntu umwanya we uri ku isoko. Inshuti yanjye, umwanya we uri ku isoko kuko abashakwa na benshi. Uzabibona nk'abana b'abakobwa bakuriye mu gakiza, usanga umuntu wese arimo kuvuga ngo ko nabuze umukobwa nshaka ngo ambere umugore, nzamukura he? Uzasanga hari n'ushobora kuba yaza mu itorero akemera akabatizwa kubera umukobwa yabonyemo. Karame naguciye mu ijambo, hari ikintu wakomejeho nk'urubyiruko, ariko bikaba bizwi ngo urubyiruko ngo turi abantu baza mu rusengero tuje kureba abakobwa. Ese ibyo bintu wemeranya n'abo bantu benshi babivuga, cyangwa se nk'urubyiruko ko tubitekereza uko ariko biri? Urakoze cyane. Ahangaha iyo mpageze njye nkora tansiyo, kuko iyo umwana w'urubyiruko aje gusenga ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri. Uri kunyumva? Ibintu ni bibiri. Ni ukuvuga ngo haruza yahamagawe n'Imana, aje gukizwa, aje kwakira agakiza, ariko juste hari nuza afite tageti, afite tageti y'icyo ashaka. Yarahabonye umukobwa mwiza akavuga ati kugira ngo mubone ntabwo yanyemera, wenda nduwo murindi torero runaka cyangwa idini runaka, akavuga ati ntabwo yanyemera nasengera mu itorero ryabo. Icyo kikamuzana, kandi abo ngo bahita bagaragara. Iyo yaje akabona wa mukobwa deja ahita asubira inyuma. Niba yariyoberanyije nyine akareka inzoga kugira ngo abatizwe abone wa mugeni amukuremo, iyo amaze kumukuramo deja ahita ntiyongera gusubira gusenga. Iryo joro basezeranye ahita atangira kunywa inzoga, akagira atya agakura ikesi ya mitsingi munsi y'igitanda, akamubwira ati ubu ngubu tugiye kunywa. Umukobwa agatungurwa, agatangara, akagira ikibazo, akavuga ati ko byagenze bite? Deja kubera ko bamaze gusezerana, bavuye mu murenge, bavuye mu itorero, deja muri we akavuga ati basi, akabura ikintu akora, ibibazo bikaba ibibazo. Nuko cyokora Imana yabigira neza ikamugaruza ubugwaneza, hamwe no gusenga k'uwo mwana w'umukobwa, ugasanga wenda wa mugabo we arongeye, wenda arahindukiye kubwo amasengesho umukobwa yasenze. Ngayo nguko rero Pasteri, karame tugisoza ni iki wabwira rubanda nyamwinshi rw'abanyarwanda ku bintu bitiranya kudakizwa? Turi gusoza kugira ngo abantu bashidikanya mu bintu bijyanye no gusenga bashe gusobanukirwa buri kimwe. Ni iki wababwira? Yenda abantu benshi bavuga ngo abapasteri benshi barya amafaranga y'amaturo n'indonye baba bagize, baba bakeneye kuba Kristo. Yenda ugire n'ikintu ubwira kuri abo bantu message tugisoza, kandi turaba ari sawa cyane. Urakoze cyane. Muri iyi minsi navuga ko ari iminsi ibihe biriho bihindagurika, kandi ibyahanuwe byose birimo bisohora. Nk'uko babivuga, hari abapasteri ubona nyine azatemeye nyine ashaka, afite inyota y'amafaranga, wenda tuvuge niba yari umukristo mu itorero runaka, akicara akavuga ati nta kindi kintu nakora, agatangira gutekereza kuri business, akavuga ati niye business nakora ko nzi kurambura ijambo ry'Bibiliya, narangiza nkasoma ijambo ry'Imana nkabona bose barumva. Ubu ngubu iyi nzu agatangira kuyitegereza, akavuga ati iyi nzu ngomba kuyikuramo ibyumba byose, ibyumba akabikuramo, yarangiza agatangira n'umuryango we, hagatangira karirimba tuzajya mu ijoro kureba bariya, we n'umugore we n'abana bagatangira bakavuza ingoma, reka sinakubwira. Kera kabaye uhanyuze atari ko bariya barasenga, dore ko ari abantu b'iki gihe nabo ntabwo boroshye. Aho yumvisha ingoma ivuga aravuga tuwajya kureba, akaza ukabona araje, ejo ukabona undi araje akavuga ati birimo biraza, uciyeho yaza ati birimo biraza, uciyeho yaza ati birimo biraza, akavuga ati ngaho ni muture.
deja uwo muntu aba afite inyota y'amafaranga. Ariko kugeza uyu munsi wa none hari n'abakozi b'Imana Imana yahamagaye, ibahamagarira kugira ngo ironke ubugingo bw'abantu benshi, abantu bave mu byaha, abantu bave mu byangwa n'amaso y'Imana, abantu bave mu businzi, bave muri ubwo busambanyi, bave mu matabi. Amatabi atumariye abana b'urubyiruko muvandimwe, atumariye abubatse, atumariye iki, ibintu bikomeye cyane. Imana igira neza hamwe no gusenga, itugiriye neza igahindura igihugu cyose, abantu bagakizwa, haba urubyiruko baba ari abakuze, bose bagakizwa, byaba ari byiza cyane. Ngayo ngukorera Pastor, karame tugiye kugushimira, twabona uko tugushimira, wakoze cyane kandi ubwitange bwawe twabukunze. Iyi televiziyo nayindi ni Bumbogo TV, ngiye yari Musikalanga. Murakoze cyane namwe turabashimiye kutugirira